Yesu ashimwe cyane ndabashuje mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Pastor Janvier muri kumwe nawe muri uyu mwanya wa nonaha. Ndagira ngo mbasuhuze aho muherereye hirya no hino. Imana ibahe umugisha abari muri iki gihugu cy'u Rwanda, abari hanze mwese, abari hirya no hino ku isi hose, mwese Imana ibahe umugisha kandi turabakiriye mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Imana ibahe umugisha. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge kugira ngo ibintu byose dukora umwami wacu arusheho kubana natwe. Mana turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ikuzo no guhimbazwa n'ubutware bibi byawe. Izina ryawe rishirwe hejuru cyane muri uyu mwanya wa nonaha. Turasenze kugira ngo ijambo ryawe tugiye kuganira n'ubwoko bwawe riduhindukire ubuzima, ribahindukira ubuzima, buri muntu wese uryumva. Haleluya. Baragaza umwuka wera zimukoreho, kandi ndasenze ngo ntabari njye ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Umwuka wera bana natwe kandi utwigishe, urushaho kutwumvisha ijambo rya data wa twese. Urakoze, turagushimiye. Buri muntu wese uryumva reka rimuhindure kandi rigire ububasha ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Ndagira ngo twatangira tuganira namwe, ariko kandi niba utari wakora subscribe wayikora kuri KIZABONWA TV, wakora like na share ndetse ugatanga na comment y'ibyo tugiye kuganira. Kandi subscribe urayikorera kugira ngo ubashe kugumana natwe, uzajya ubasha gukomeza gukurikirana ibitambuka kuri KIZABONWA TV. Hanyuma tugira ngo dutangire tuganira ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice byaho 28, Matayo ibice byaho 28 n'umurongo wa 18. Reka dutangire dusoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwo mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose, abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi, amen. Kadusubiremo. Bibiliya iratubwiye ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose, abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Hano dusomye ijambo, iri jambo ni ijambo Yesu yabwiye abigishwa be, ni ijambo yabwiye intumwa ze. Arababwira ati, dore nahawe ubutware. Ijambo ryatubwiye ngo arabegera. Ababigishwa bari bavuye ahantu, bari bavuye kumushakisha, ariko bamushakira aho atari, bamushakishiriza ahantu atari. Arabimenya yuko bari kumushaka. Buriya nushakisha Imana izamenya kuri kuyishaka, nayo izagushaka. Nushaka Kristo, nushaka Yesu, nawe azamenya yuko ufite uwo mutwaro cyangwa se watangiye iyo jane, nawe azakwegera kandi azakwiyereka. Imana ishimwe cyane. Murabyibuka Zakayo ngo yagize umutima wo gushaka Yesu, ngo yurira igiti cy'umuvumo, arazamuka ajya hejuru. Yesu ageze munsi y'icyo giti aramubwira ati, Zakayo ururuka uyu munsi ndi bubane nawe. Ni ukuvuga ngo yari yamenye yuko Zakayo amushaka. Nabo rero bari bagiye gushaka umwami wabo, bamugiye kumushakira mu gituro, ariko byari byaranditswe bivugwa ngo iminsi 3 nzasenya urusengero ariko nabasha kurwubaka. Iminsi 3 yavugaga urusengero rw'umutima we, umubiri we. Noneho kandi yari yarabibabwiye ati, ni ngombwa ko umwana w'umuntu azatangwa mu bagome, bakamugira nabi, bakamwica, iminsi 3 akazazuka. Ibyo rero yari yarababwiye. Ntabwo bigaragara yuko bari barashidikanyije, bagiye kumushaka. Marayika icyakoze basanze ku gituro, ahagaze ku gituro yakibiranduye,
Imana ishimwe cyane. Yari yakibiranduye, marayika baramubaza bati ariko se bite washyizeho umwami wacu ko bari bagize ngo ni umurinzi usanzwe? Arababwira ati kuki mushakira umuzima mu bapfuye, ntari hano yazutse nk'uko yari yarababwiye, ahubwo mugende mu murwa, mugende aho yabategetse kuzabasanga, ko yari yarababwiye ati muzantegerereze i Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Hari ahantu ugomba gutegerereza Imana, hari ahantu ugomba gutegereza umwami wawe, hari ahantu ugomba gutegerereza icyo Imana yavuganye nawe. Ni mu murwa. Haleluya. Ni ahantu heza haruta ahandi, ni ahantu hakwiriye haruta ahandi, ahantu heza haruta ahandi ni muri Kristo Yesu, ni mu ijambo ry'Imana, ni mu kubaho kw'Imana, ni mu kuramya Imana, ni mu kugendana n'Imana, mu gukiranuka. Ubwo nibwo buzima buruta ubundi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. So rero ntabwo aho niho siho nshaka gutinda, ahubwo ndashaka gutinda kuri Great Commission. Ndashaka gutinda ku cyo Imana yaduhamagariye, cyangwa se icyo Imana yahamagariye abakristo mwese. Amakristo twese hari ikintu Imana yaduhamagariye, ariko ntago nzi niba ari cyo turi gukora, ntago nzi niba ari cyo abantu bari gukora. Ndagira ngo nkubwire ikintu wahamagariwe n'Imana. Ndashaka kugira ngo ngukangure kandi nkwinginge, ngusabe uhaguruke dukora umurimo, uhaguruke icyo Imana ihagurukirije Kizabonwa TV nta kindi ni ukugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Yesu agiye kugaruka, kandi aragaruka atwara abamwizeye, abamwemeye. Yatanze liberty, yatanze uburenganzira, yatanze freedom. Byaravuze ngo kunkurikira ntago biruhije, ariko kandi bisaba kwikorera umusaraba wawe ugakurikira. Ni igihe cyo kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza bwo gukurikira Kristo, ni igihe cyo kuvuga ubutumwa bwo guhitamo Kristo. Namwe turababwira n'abatari bamumenya mu mumenye, kuko iminsi irahita, kandi uko ihita irahita benshi bapfa batamenya umukristo. Hari icyo twakora, nicyo tuje gukora. Turimo turagira ngo tubigishe ubutumwa bwiza, tubaho ubutumwa bwiza, ubwemera akabwakira arabaho. Reka mbabwire ikintu gikomeye cyane. Imana yatanze amahitamo, kuko Imana yacu is a God of choice. Ni Imana y'amahitamo. Yatanze amahitamo ku buzima bwa buri muntu wese. Ishyiriye urugi rukinguye imbere ya buri muntu wese, kandi ntawe ubasha kurukinga, niko mu byahishuwe avuga. Kuvuga ngo Imana yatanze amahirwe kuri buri muntu wese ahitemo. Hari inzira ijyana abantu kurimbuka, ariyo y'igihogere. Iyo ni igihogere, ni inzira nini. Ni inzira nini kandi igibwamo n'abantu benshi. Abasambanyi barahurudukamo, abagome barahurudukamo, abagambanyi, abicanyi, ababeshyi, abasambanyi, mbese ukora icyo ushatse. Aho ngaho rwose nta stress, nta bintu byinshi, no kugendera mu kinyejana cya .com kabisa. Aho ngaho hari na .com y'umwansi, aho umuntu nta stress, nta kwistressa, hari uburenganzira. Nta bintu byo kwiremereza, nta bintu byo kuremererwa. Oya, nyamara Yesu yaravuze ngo nushaka kunkurikira wikorera umusaraba wawe, unkurikire iminsi yose. Nukwikorera umusaraba ukamukurikira iminsi yose. Kandi yaravuze ngo nushaka kunkurikira wiyange, kuko ntabwo ushobora gukurikira Yesu ukikunze. Bisaba kugira ngo wiyange, wikorere umusaraba wawe. Aravuga ngo umuntu wese ukunda ubugingo bwe kunduta azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azaburokora. Bivuze iki? Bivuze yuko ugomba hari ibintu uziyima, hari ibintu utaziya, hari ibintu uziyaka kubw'ubutumwa bwiza, kubwa Kristo. Noneho Yesu arababwira, akomeza avuga, arababwira ati umuntu nakunda inka ye kuyendutisha, uwo ntakwiriye kuba umwigishwa wanjye. Umuntu nakunda umugore we kumundutisha, ntakwiriye kuba umwigishwa wanjye. Umuntu nakunda abana be kubandutisha, ntakwiriye kuba umwigishwa wanjye. Umuntu nakunda amafaranga kuyandutisha, ntakwiriye kuba umwigishwa wanjye. Ni ukuvuga ngo Yesu agomba kuba uwa mbere mu buzima bwawe. Yesu agomba kuba uwa mbere mu mateka yawe. Imana yacu idufashe kandi Imana itugire neza. Ndashaka kugira ngo nibutse abakristo bankurikiye, buri muntu wese unkurikiye, iki nicyo duhamagarirwa. Ni Great Commission, niyo misiyo dufite. Njya nkunda kuvuga ngo ntabwo twebwe iwacu ari hano mu isi, si iwacu. Nta masezerano dufitanye n'isi. Icyakora tuyikoreramo nk'abashyitsi n'abimukira. Iwacu ni mu ijuru, turi ba ambasaderi hano ku isi. Ukimara kumenya Kristo uhita ujya mu bundi bwami. Ubwo bwami ni ubwami bundi budominating ubundi bwami, ubwami bwa Kristo.
kuko Yohana yigisha mu bice bitatu yigisha avuga ngo nuko mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Abantu ngo baza benshi arabwira ngo nuko mwera imbuto zikwiriye abihari. Ukimara kubatizwa nuko era imbuto zikwiriye abihari. Ukimara kumva ubutumwa bwiza ukabwemera, ukurikizaho gutangira kwera imbuto zikwiriye abihanye. Cyo nicyo duhamagarira isi yose, nicyo duhamagarira abakristo, kwera imbuto zikwiriye abihanye. Kuko kwera imbuto zikwiriye abihanye, Bibiliya iravuga ngo Yesu yaravuze ngo nicyo kizabagaragariza ko muri abigishwa banjye nyakuri, nuko imbuto zanyu zera kandi zikagumaho. Nicyo kizabagaragaza yuko mufite indi citizenship, nicyo kizabagaragaza ko mufite ubundi bwene gihugu, nicyo kigaragaza abantu batuye mu bwami bw'Imana, kwera imbuto. Hanyuma benshi nibareba imbuto zawe bazahera ko bakire umwami wakiriye muri wowe. Aravuga ngo mugume muri nge, amagambo yanjye agume muri mwe. Mugume muri nge, ko ishami ritabasha kwera imbuto ritari ku giti. Aravuga kandi murusheho kwera imbuto. So comekwa kuri Kristo Yesu, comekwa mu ijambo rye, ibintu bizagenda neza. Na ikintu Yesu rero yakoze akimara kuzuka, yarabiyeretse. Bibiliya yatubwiye ngo arabegera aganira nabo, arababwira tumva naha ubutware mu ijuru no mu isi, kandi ubwo butware namwe ndabubahaye. Imana ishimwe cyane. Ndashimira uyu mugabo witwa Yesu, kuko urufunguzo yambuye Satani ntabwo yarujyanye ngo arujyane mu ijuru, yarusigiye itorero. Nitwe dufite urufunguzo, nitwe dufite ububasha, nitwe dufite ubushobozi. Ko yaravuze ati Petero kuri we niwo nubatse urutare, urutare ni wenyine urutare. Ati kandi amarembo y'ikuzimu naho yazikuka naho yaterana ntabwo azagushobora. Mbibutse ko itorero ry'Imana rishinzwe ku rutare, nta kintu Satani yakora ngo arishobore, nta kintu Satani yakora ngo arikureho. Yesu aravuga ati mbahaye ubutware, uko nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Ndashima Imana. Uribuka ko igihe kimwe Yesu amaze kubatizwa yajyanywe n'umwuka mu butayu, ngo abona gusonza, umwanzi aramwegera, aramubwira ngo numfukamira ukandamya iby'isi byose ndabiguha. Nicyo kintu Satani abanza kuyobesha abantu, abereka iby'isi kugira ngo bakunde iby'isi kuruta iby'ijuru. Niba uri umukunzi w'iby'isi kuruta iby'ijuru, ndagira ngo nkubwire ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima we uzaba. Sinzi icyo ukunda, ntago nzahukunda, ntago nzahuba, ntago nzaho intekerezo zawe zibera, ntago nzaho umutima wawe urara, ntago mpazi. Yesu rero arababwira ati ubwo butware ndabufite. Nari mbabwiye ngo umwanzi yaramubwiye ati numfukamira ukandamya iby'isi byose ndabiguha. Urumva ko byari biri mu maboko y'umwanzi, ariko amaze kuvuzuka aravuga ati dore nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, kandi namwe ndabubahaye. Mugende. Icyo ni ikintu cya mbere, ni ikintu cya mbere. Mugende mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza. Aravuga ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye, ati kandi ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Ni ibintu bibiri yababwiye. Agerekaho n'icya gatatu cy'isezerano. Yaravuga ati mugende, mugende mubwirize ubutumwa bwiza, kandi mwigishe abantu kwitondera ibyo nababwiye. Hari ibintu byinshi Yesu yavuze, ugomba gusoma, ugomba kwiga. Ibintu byinshi Yesu yavuze ibintu byinshi. Ubigishe kwitondera ibyo nababwiye, ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Aravuga ngo ibimenyetso bizagendana namwe, muzirukana abadayimoni, muzazura abapfuye, muzakandagira inzoka na sikorupiyo, muzanywa n'ikintu kica ntacyo kizabatwara, muzarya n'ikintu kica ntacyo kizabatwara. Avuga ibitangaza n'ibimenyetso ko bizagendana nabo, ariko bizagendana nabo kondisiyo ni ukugenda. Aravuga ngo mugende. Reka mbabwire itorero ry'Imana, ni igihe cyo guhaguruka tukagenda tukavuga ubutumwa bwiza. Ntuvuge ngo
boundaries cyangwa hari borders ngo zirafunze. Oya, ntabwo ari ibyo, ntabwo ari aho honyine. Hera iwanyu i Yerusalemu, hera i Samariya, ko yaravuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Samariya, kugeza ku mpera y'isi. I Yerusalemu, i Samariya, byavugaga muzahera iwanyu mubwiriza ubutumwa bwiza. Bene wanyu ntabwo baramenya Yesu. Umugabo we ntaramenya Yesu, umugore wawe ntaramenya, abana bawe. Ufite akazi gakomeye, nuko mugende mubwiriza. Itorero ry'Imana duhamagarirwa guhaguruka tukabwiriza ubutumwa bwiza, tukishyura igiciro gishoboka cyose, ariko ubutumwa bwiza bukavugwa, kuko Bibiliya iravuga ngo ubutumwa nibumara gukwira amahanga yose, isi yose, imperuka izahera ko ize, nibwo Kristo azagaruka. Mbibutse ko Yesu ari hafi kugaruka, kandi aza gutwara be abo baziranye. Yesu yaravuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye iyo nzihamagaye ziritaba. Niba uruwe urabizi, kuko Pawulo yaravuze ngo umwuka wanjye n'umwuka w'Imana duhamanya neza, mpamanya neza nawe ko ndi umwana w'Imana. Nukuvuga urabizi niba ukijijwe, urabizi niba udakijwe, urabizi niba uri umwana w'Imana, urabizi niba uri umwana wa Satani, kuko mu isi hari abantu b'ubwoko bubiri. Umuntu umwe nigeze namubwira iri jambo ngo hariho abana b'Imana n'abana ba Satani, biranditswe muri Yohana wa mbere. Arangije aravuga ati oya, icyo ni gitutsi, ngo abana ba Satani barabyara. Umva kanimanye, utangiye guhindura Bibiliya. Abantu niko bameze, n'abantu bashaka kugenda nyine muri ya nzira y'igihogere, ntukomere utendere, ntugire gute, nuko nyine ntabwo bashaka ko watoneka. Niba utari umwana w'Imana, ubwo hari internet. Niki kizakumenyesha, niki cyakugaragariza umwana w'Imana? Umwana w'Imana, Imana ihene ibyara ihene, intama ibyara intama, inka ibyara inka, inyoni ibyara inyoni. Imana nayo ibyara Imana, kuko birivuga ngo turutumana dutoya. Imana irema imuha ishusho yayo ngo ase nawe. Iyo turi muri Kristo Yesu, twongera kugira ishusho y'ubumana muri twebwe. Urukundo ruraza, amahoro araza, ibyiringiro biraza, umunezero uraza, gukiranuka kuraza, mbese kuko ufite ubumana muri wowe. Yesu rero aravuga ngo mugende mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Aravuga ngo ndi kumwe nawe, nzabana nawe. Reka muhumure, ntago turi twenyine. Muhumure bana b'Imana, muri itorero ry'Imana. Ntago uri wenyine mu gihe uri mu nshingano zawe zo gukora iby'Imana ishaka. Ikibazo abantu benshi barakorera inyuma y'umurongo. Ikibazo abantu benshi ntago barimo barakora iby'Imana ibasaba. Satani n'abana ba Satani bari bize cyane, barakora ku manywa na nijoro, ntago baruhuka. Reka abana b'Imana barasinziriye, abana b'Imana ntago bari maso. Ni igihe cyo guhaguruka. Imana irimo irahagurutsa abantu, irimo irababwira ngo duhaguruke. Yesaya haranditse by'ukuri abagirane, kuko umucyo wawe uje. Umucyo w'Imana uza igihe ubyutse ugahaguruka, kandi uzarabagirana mu gihe wabyutse wakangutse. Kanguka umenye icyo Imana iguhamagarira. Reka nkwibutse, ibintu byose bizashira, iby'isi bizashira, abantu ibintu byose bizarangira. Nibyo bituma utihana, bituma utakira Imana. Nibyo bituma uba bize, bigatuma ukeresa ubutumwa bwiza cyangwa ukabwirenza. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo nabyo bizashira, ariko ikintu kitazashira ni uko warubashye Imana, uzabona ingororano. Ndagira ngo nkukangure, uruke. Yesu ashimwe cyane. Hari ikimana iduhamagarira, itorero ry'Imana, bana b'Imana. Ni ibiki birimo biravuga, ni naya majwi arimo aravuga. Ikimana iduhamagara ni ukuvuga ubutumwa bwiza, tukabwira abanyabyaha kuva mu byaha, kuko nta muntu Imana yaremye ari umunyabyaha. Abantu Imana yaremye umuntu wayo mutagatifu, ariko Satani aramuhindanya. Mureke Satani, mumureke, mumuhunge, kuko ntabwo birira
ibihembo by'ibyaha n'urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ndagira ngo uve kwa Satani, nta cyiza yakumariye, nta cyiza yaguhaye, nta cyiza azigera aguhereza. Kwa Satani nta buzima, nta mahoro ahari, ariko kwa Yesu hari ubuzima, hari ubutunzi, hari ugukira, hari ukuzamuka, hari ugutera imbere, hari ubwenge, hari icyubahiro, hari igitinyiro. Kwa Yesu hari ibyiza byinshi. Kwa Yesu hari ibyiza byinshi. Niba utari wakira Yesu Kristo waratinze, niba utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ngo akuyobore ku manywa na nijoro, akuyobore mu buzima bwawe bwa buri munsi, warakererewe, waracikanywe n'amahirwe. Ni nk'uko nakubwira ngo hari akazi karimo karahemba miliyoni. Ndabizi ko abantu benshi babyigana. Ndagira ngo nkubwire ngo kwakira Kristo birenze kuba wahembwa miliyoni, birenze kuba wahembwa miliyoni 10. Kwakira Kristo birimo uburyohe burenze utashobora kugereranya n'ikintu icyo ari cyo cyose. Nigeze nababwira ngo nigeze kubaho mu buzima, nigeze kwinjoyinga mu buzima bwose, ndinjoyinga mu buzima bw'ibyaha, mbijyamo ibintu byose, mbese byose bishobora kunezeza umubiri. Ariko nasanze byose hirya y'ibyaha haba urupfu, haba kubabara, haba kwicuza, haba kuvuga ngo iyo mbimenya. Ariko kwa Yesu ntago harimo kwicuza, kwa Yesu harimo ubuzima. Haravuga ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye, kandi ndi kumwe namwe. Muhumure, nukora iby'Imana igusaba, nukora iby'Imana igutegeka, nukora iby'Imana yaguhamagariye. Ndagira ngo nkubwire ngo ntago uzicuza, ntago uri wenyine. Mu gihe ukoze iby'Imana igusaba nturi wenyine, kuko Imana iri kumwe nawe. Mu gihe udakora uri wenyine, kuko ntago Imana ibana n'abantu badakora. Na Paulo yabivuze, udakora ntakarye, udakora nta bihembo bihari. Imana ibana n'abantu bahari, kandi abantu bemera gukorana nayo. Paulo niyo mpamvu yavuze ubwo dukorana nayo. Haleluya. Imana izakorana nawe, Imana izagendana nawe. Hari ibintu bizana ubumana mu buzima bw'umuntu. Oh, haleluya. Hari ibintu bizana Imana igaturana nawe, ikagendana nawe. Bibiliya iravuga mu gutegekwa kwa 2:28, haravuga ngo niwitondera amategeko yanjye ngutegeka uyu munsi, iyi migisha yose izakuzaho ikugereho. Uzagira umugisha mu majya no mu mazi, uzagira umugisha mu mbuto yo mu nda yawe, uzagira umugisha mu matungo yawe, uzagira umugisha mu mirima yawe, uzagira umugisha mu mikumbi yawe, uzagira umugisha impande zose. Mu mujyi, mu cyaro uzahagira umugisha, aho ugenda hose uzagira umugisha. Ariko ngo nutumvira Uwiteka Imana uzagira umuvumo uzakuzaho, uzakugenda. Ucunge, kuko ushobora kuba uri kurwana n'ibintu ushobora kuba wikururiye. Cunge neza niba icyo uri kurwana nabyo, kushobora kuba ubayeho mu buzima bw'umuvumo. Niba uri mu buzima bw'umuvumo, wabukira aka kanya wemeye kwemera ijambo ry'Imana rikayobora ubuzima bwawe. Kuko nyuma yo kwemera ijambo ry'Imana, amategeko y'Imana ukayazirika ku nkingi y'umutima wawe, harimo umugisha w'Imana. Kwitondera ibyo nababwiye nibyo ngibyo ndimo ndababwira. Okay, witondere ijambo ry'Imana, ibyo Imana yategetse, ibyo Yesu Kristo yategetse. Niyo mpamvu yavuze ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose, Data wo mu ijuru azagikora. Kuko Data yubaha ijambo rye. Data yubaha ijambo rye. Kuvuga ngo umuntu wubaha ijambo rye niwe Data yemera, niwe Data yubaha. Ushaka kumenywa n'Imana, ushaka kubahwa n'Imana, ushaka kugira ngo ugire igikundiro imbere y'Imana, ni ukwitondera ijambo ry'Imana. Urikunde. Nimbabwe ngo hari ibintu bituma Imana iza kubana n'umuntu, hari ibintu bituma Imana iza gukora. Ni igihe ibyo Imana igutegeka kubikora, kandi ibyo Imana igutegeka birahari. Hari umuntu uryama akavuga ngo ndategereje ko Imana ivugana nanjye. Akazi already Imana yaragatanze. Hari akazi ko kuvuga ubutumwa kuri buri muntu wese wamenye Imana. Buri muntu wese wamenye Imana. Ni inshingano zo kuvuga ubutumwa. Ufite inshingano yo kuvuga ubutumwa. Bibiliya umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo numara kumwemera ugenda uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Usaba Imana nabo bahishurirwe Kristo. Ibahishurire Kristo bamumenye, kuko iyo wamenye Kristo ubuzima bwawe ntibusigara nk'uko bwari bumeze. Iyo wamenye Kristo amateka yawe arahinduka. Iyo wamenye Kristo, haleluya, ujyanwa ku rundi rwego. Ndanishimye cyane. Aravuga ngo mugende mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Bene Data, witondere ijambo ry'Imana. Witondere ijambo ry'Imana. Kandi ntago uzitondera ibyo utazi. Ukwiriye kumenya
ukwiriye kumenya, kuko kumenya gutuma kuzana kwizera. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Ugira umwete wo kumva ijambo ry'Imana kandi witondere ibyo wumva. Witondere ibyo wumva, kuko ibyo wumva byose si ijambo ry'Imana. Witondere ibyo wumva. Witondere ijambo ry'Imana kandi wumve ijambo ry'Imana. Ntabaga abigisha bose bavuga ijambo ry'Imana oya. Yesu ashimwe cyane. Nicyo Yesu yaduhamagariye no kubwiriza ubutumwa bwiza. Nicyo gikomeye. Kandi kankubwire, aho uri muri business uri murakora, niho Imana yagutumye kugira ngo ubashe ku approaching abandi ba businessmen and women. Aho mu gisirikare uri, mu kazi ka leta, kandi niho woherejwe kugira ngo ugende utoza abantu kubaha Imana, ubigishe kwitondera ijambo ry'Imana. Aho uri, aho utuye, ushobora kuba utuye ahantu hasuzuguritse, ushobora kuba utuye n'ahandi hantu heza, yes, ariko aho utuye hose, nubwo ushobora gutura ahantu hasuzuguritse ariko ntabwo usuzuguritse, kuko ufite Kristo ntabwo uba usuzuguritse. Aho niho Yesu akohereje, aho hantu hasuzuguritse, kugira ngo ugire icyo ukora, ubwira abantu kwitondera ijambo. Aho ngaho uri mu kazi runaka, Imana yaguhinduye ukomeye kugira ngo uhure n'abakomeye. Imana yaguhinduye umunyabwenge kugira ngo uhure n'abanyabwenge. Ntabwo ubwo bwenge yari inaniwe kubuhereza uwundi, niwe yabuhaye, niwe yagiriye ikizere kugira ngo ubwirize abandi banyabwenge, ubwirize abandi bakomeye, ubabwirize kwitondera ijambo ry'Imana. Kandi Zaburi rimwe haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagarare mu nzira z'abanyabyaha, nticarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yitondera ku manywa na nijoro, kandi amateka ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Niki wibwira? Niba icyo utekereza, niba icyo ukora umunsi ku wundi. Rikavuga ngo wazahwana n'igiti gitewe hafi y'amazi y'umugezi, ntago gishobora kuma, ntago biba bizuma, ntago amashami azigera yuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Wari uzi ko kugendera mu ijambo ry'Imana, kwitondera icyo Imana gutegeka, kwitondera icyo Yesu yavuze, wari uzi ko bigutoshya, bikwambika ubwiza, bikwambika uburanga, bikwambika agaciro, bikwambika igikundiro, bikwambika biguha ishusho. Muri Yesu ni heza. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Aho rero yakohereje mu gutwara imodoka kugira ngo waproaching abo batwara imodoka, urwego urimo, ikiciro urimo. Niba yaraguhaye public, yaraguhaye umubare w'abantu benshi, nyine na opportunity, ugomba gupenetratinga, ugacengero, ukinjiza ubutumwa bwiza aho ngaho, ukinjiza ijambo ry'Imana aho ngaho. Ushobora kuba mvuga iki kandi ndeka iki? Nicyo ngiki Imana iduhamagarira. Mugende mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Witondera ijambo ry'Imana, uryubahe, kuko urahirwa niba wumvira ijambo ry'Imana kandi ukaryitondera. Reka ngusabire umugisha, Imana iguhe umugisha, Imana ibagire neza. Nkwibutse ko kandi ubu butumwa wabusangiza abandi, ukore share, ukore like, ukore subscribe, kugira ngo ukomeze kuzajya ukomeza kutwumva. Imana ibaho umugisha, ibane namwe. Ni Pastor Janvier mwari muri kumwe nawe. Reka dusenga Imana. Imana iri kumwe nawe, nukora iki Imana igusaba, nukora iki Imana igutegeka, Imana iri kumwe nawe. Uzatsinda umwanzi, uzatsinda isi, uzatsinda Satani, kuko uri muri twebwe aruturi mu bisi. Uri muri twe ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana, ni Kristo, ni Yesu uri muri twebwe. Tuzanesha kuko ntago turi twenyine. Kandi usengera Imana, Imana iguha izo mbaraga zo guhaguruka ugende, kandi nawe utitondera ijambo ry'Imana, utitondera ibyo Kristo yasize avuze. Utangire witondera icyo Imana igutegeka, witondera icyo Imana igushakaho, ukitondere, ukigenderemo, kandi uzarushaho kunguka, uzarushaho kubungukirwa, uzarushaho kugubwa neza.
Imana iguha umugisha. Data wa twese ndagushimiye ku bwa buri muntu wese wari udukurikiye ukeneye kwakira Kristo. Reka uyu mwanya yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ukeneye kwakira imbaraga zo gukora icyo wamuhamagariye, reka yakira izo mbaraga. Mana, ni igihe cyo gukora ku Uwiteka, ni igihe cyo gukora, ni igihe cyo gukanguka ku isi, ni igihe cyo gukanguka ku itoro ry'Imana, tugahagarara mu muhamagaro waduhamagariye. Shoboza abera aho bari hose ku isi. Tugirire neza, uhagararane natwe Mwami. Mirimo n'ibitangaza n'ibimenyetso bigendane natwe kandi bigaragare mu buryo budasanzwe. Ndagushimiye umuntu wese utwumva arwaye, afite ibibazo, afite amadeni, afite intambara, murwanirire, mukize mu izina rya Yesu. Ufite ubumuga, ubwo bumuga bukurwe ku buzima bwe. Ukora ibidasanzwe. Reka imirimo n'ibitangaza n'ibimenyetso bigendana n'ijambo ryawe bigaragare muri uyu mwanya kuri buri muntu wese udukurikiye n'undi uzadukurikira. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha, amahoro y'Imana abane namwe. Shalom.